Ikaze kuri Ndi Gospel TV turagushimiye. Tugushimiye wowe udahwema ukurikira ibiganiro byacu. Baca umugani mu kinyarwanda ngo inzira ntibura umugenzi. Niko byaraye bigendekeye Mayimayi w'umubuyu witwa Drago Rouge, ariko bandi bakunze kumwita Brown. Tukuzaniye interview, twashakishe ngo turebe ko twabona interview muzo yakoze mbere y'uko ava iwayo ubuyu, ariko rero twasanze ku munsi w'ejo mbere y'uko riri imodoka Baraka yatanze interview. Abanza kugira icyo abwira abanyamakuru batandukanye cyangwa se aba-YouTubers bari muri uwo mujyi wa Baraka. Arishyongora karahava ati njyewe ndagiye. Tugiye kurasa umunyarwanda tumusubize iwabo. Tuzisubiza umujyi wa Bukavu n'uwa Goma, kandi umunyarwanda tuzamusubiza iwabo. Ati sinitaye ku byakozwe mbere hose rwose, ahubwo njyewe nzanye ibishya. Abatekereza kuko byari byarananiranye bamenye kuko Drago Rouge yari atarahagera. Ati ndagiye, umunsi w'ejo nzaba nageze Uvira. Ningera Uvira bya bindi byose simbyitayeho. Umunyamakuru yamubajije ati se ko Perezida wa Repubulika agiye kuganira na AFC M23, bagiye gukorana ibiganiro ku itariki 18 Rwanda, wowe urabitekerezaho iki? Ati ibyo ntabwo bitureba, twebwe Perezida yatubwiye kuko tugomba kurasa umwanzi, rero nicyo ngiyeho, tugiye kurasa umwanzi. Reka nanakubwire kino kintu, njyewe sinshikiye n'ibyo biganiro. Ntabwo tuzigera tuganira n'umunyarwanda, nta nubwo tuzigera duha umunyarwanda agace kacu akariko kose kugira ngo akicaremo. Ubwo aravuga M23 niyo yita umunyarwanda. Ati reka nkubwire, na Perezida Tshisekedi nabashigikira tuzamuhindukirana tumurasane nabo, tuzamufata nawe nk'umwanzi, bose tuzabarasa tubashire mu gatebo kamwe. Reka tukureke wumve uko yishongoye muri ino interview. Abaturage badusabira Imana, tuzi kuko twarwanya intambara. Intambara ni intambara, kandi ibyo ari byo byose hakenerwa inkunga iyo ari yo yose. Rero uyu munsi twahamagajwe ngo tugende tujye kurasa umwanzi. Urabizi turi inyuma ya Perezida. Nitugera Uvira, numvise ko hari bagenzi bacu bamaze gupokera, ubwo bamaze kugira ibikoresho bahabwa. Icyo ashatse kuvuga, baramubajije ku kibazo cy'ibikoresho, ati ko mbona mufite ibikoresho bidahagije, uzabyitwara mute? Ati rero ibyo bikoresho bahawe na bino bindi natwe dufite nibyo birahagije kugira ngo bibashe kurasa umwanzi. Nishobora kuvuga ko umwanzi yari afite imbaraga, ariko ni nkatwe abakongomani twabiteye. Rero uyu munsi abazalendo bari determine cyangwa se bavuye inyuma kugira ngo babashe kurasa umwanzi. Ejo nibwo duteganya kuzagera Uvira. Reka tubanze tukubwire ngo inzira ntibwira umugenzi. Nibyo koko bahagurutse, ariko urugendo ntirwabahiriye kuko bibwiraga bagenda birata kuko bagiye kurasa umwanzi. Umwanzi wavugaga ni AFC M23 bateganya kujya kurasa, ngo bakamugeza ngo bagafata Bukavu na Goma, ndetse ngo bakambutsa umwanzi ngo mu gihugu cy'iwabo i Rwanda. Ariko se byagenze bite? Reka tugusaba gukurikirana ino nkuru, aracyakomeza. Uyu ni Komanda Brown, ni umukomanda w'umubuyu urimo wirata kuko yiteguye rwose kujya kurasa umwanzi akamurangiza. Ati ndatekereza ko nitugera Uvira ejo cyangwa ejo bundi, tuzahita dukomeza tujye ku rugamba. Ariko iyo umunyamakuru aramubaza, ariko se iyo turebye ku ruhande rw'ibikoresho, nubwo wenda uvuga ngo ibikoresho hari ibyo muzasanga, ariko turabona ibikoresho bidahagije. Kandi buriya umusirikari arwana bigendanye n'ibikoresho nanone aba afite. Kandi twebwe twamaze kumenya kuko umwanzi afite ibikoresho bihagije. Sinzi wenda ko ibikoresho mufite by'intambara bihagije nk'uko bivuga, ariko koko wowe urabona bihagije kugira ngo mubashe kurasa umwanzi? Kabila twarwanye nawe, nta nubwo twari dufite ibikoresho bingana n'ibi. Aba bintu babona bingana gutya,
bino wabona bingana gutya ntabwo ari ibikoresho byo bikeya, ibindi tubifite hariya mu mamodoka. Nitugerayo reka nkubwire ngo umwanzi nubwo yaba afite, nubwo azaba afite ibikoresho bingana gute, mwe gusa mudutegereza tugere kuri tele. Reka nkubwire ngo leta yacu ya Kongo ifite ibikoresho kuruta leta y'u Rwanda. Ubwo aravuga kuko M23 niyo yita u Rwanda. Birazwi kuko abazalendo bacu bazi kurwana cyane cyane mu bice by'amashyamba. Rero hariya mugiye kurwanira nta mashyamba ahari. Umuntu none se ushobora kubwira abaturage gute kugira ngo bashe kubakura muri iyi confusion cyangwa se muri runo rujijo, kugira ngo bashe kutwizeza kuko muri abantu kuko bazabasha gukora akazi bitari mu mashyamba gusa, ahubwo na hariya ahantu hari tambarare hatari ishyamba. Ndabwira abaturage b'Ibaraka ngo batuze. Uyu ni Brown, ni uwitwa Brown w'umukomanda wo mu Babuyu. Gusa turaza kubwira uko byagenze nyuma yo kuno kwishyongora ko agiye kurasa M23 bakayisubiza mu Rwanda. Yego, ndabwira abaturage b'Ibaraka ngo batuze, twarwaniye mu mashyamba. Rero uyu munsi tugiye kurwanira mu mujyi kandi nabwo twizeye ko tuzatsinda tu. Urabizi buriya mu mashyamba niho hari ibintu bigoranye. Rero kandi akenshi bikunda kugorana, ariko mu mujyi buriya ni ahantu heza ho kurwanira. Rero none se ahantu mwerekeye cyangwa se iyo mwerekeje muzahabwa amafaranga, bizagenda biti? Twebwe reka nge ku giti cyanjye nkubwire ngo hari abayobozi bariya bahawe amafaranga, nanjye nibampa amafaranga nzanezerwa kandi nzahita nyaha abasirikari banjye, hanyuma ikinjyanye gusa nge ni ugukomeza nkajya kurasa umwanzi. Ayo ngayo nzayafata nk'agahimbaza musiki gusa kugira ngo guha abasirikare. Rero murakomeje mugiye mu bice birimo intambara. Iyo urebye ku itariki 18 perezida wa Kongo Bwana Felix Tshisekedi azajya kubonana n'ingabo za M23. None se wowe ku ruhande rwawe ibyo biganiro urabivugaho iki? Twebwe abazalendo ibyo bintu by'ibiganiro ntabwo bitureba. Ngewe ku giti cyanjye ntabwo nabyemera. Ngewe mvuye i Maniema ngeze muri Sud Kivu, sinshobora gusubirayo ntarwanye. Ibyo perezida yatubwiye ni ibi ngo tugende turwane. Rero nihagira ibiganiro bibaho runaka, twebwe ku bwacu ntabwo ibyo bitureba. Twebwe gusa icyo batubwiye ni kimwe, mugende murasa umwanzi. Ati niki kizabamo amahitamo yawe? Ni umunyamakuru umubaza. Niki none se wewe nimba ibyo biganiro bikomeje amahitamo yawe azaba yahe? Ati reka nkubwire, perezida tuzamuhinduka kubera kuko nawe niwe watubwiye ngo tugende cyo kurwana, kandi turi abana b'igihugu, iki ni igihugu cyacu. Niyemera ngo umunyarwanda yinjire mu gihugu, nawe tuzamuhindukirana. Ariko nyakubahwa, buri kintu cyose kigira agaciro kacyo. None se mwebwe ni iki gituma
ubwo bahise batangira gukoma mu mashyi kubera kuko yari avuze ngo we ntabwo bazigera baganira na rimwe, ngo ntibazaganira n'umunyarwanda, ngo perezida niyemera wagiye kuganira n'umunyarwanda ati ibyo ngibyo bizaba ari ibyiwe, ahubwo nawe yitegura tuzahita tumuhinduka. Uyu ni Brown arakomeza, abaturage baramukomera mu mashyi. Ati rero iyo ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, none se mwebwe muragiye muzakomeza muzumvikana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Rero perezida yahamagaye abantu Kinshasa arababwira ngo aratwiringiye twebwe abazalendo, aratubwira ngo ntazigera yemera gutakaza na santimetero imwe y'igihugu. Rero niyemerana nakora imishyikirano n'umunyarwanda, nawe tuzamufata nk'umwanzi cyangwa nk'umunyarwanda nk'abandi. Twebwe twafashe intwaro kugira ngo turwane n'umwanzi ushaka gutwara igice cya Kongo. Ntidushobora kuzemera kuko hari na santimetero n'imwe ya Kongo igenda. Ati iriya mwerekeye cyangwa se iriya mwerekeje mu ntambara, hari imitwe myinshi. Hari abayakutumba, hari ingabo za Rene, hari abayibwira. Ati n'abakomanda benshi ntabwo nanabakubwira ngo mbarangize, ni benshi cyane. Hari imitwe y'inyeshyamba myinshi. None se wewe uzemera kuyoborwa n'abandi bakomanda? Kuko iyo ugiye mu ntambara, ati yewe mfite umutwe wanjye w'inyeshyamba nyoboye, muvanyije mu bice bya Maniema. Kuva kera kose buri muntu wese yabaga afite igroupe ye. Rero igihe kirageze kugira ngo turwanye umwanzi. Nitugera hariya tuzavugana, buri muntu wese azakoresha, azaba afite ingabo ze. Njyewe ndi komanda, mfite igice cyanjye nyoboye. None se abaturage bitegura iki? Babyitegure bate? Njyewe ndacyari mu nzira. Ni bya bindi nababwiye ngo inzira ntibwira umugenzi. Nibyo koko yari akiri mu nzira, hayari Baraka bakomeza bajya kugana Uvira, ariko turaza kubwira ibyaje kumushikira. Jewe ndabwira abaturage b'Ibaraka ngo nimutuze, njyewe mbanze ngereyo. Nitugera hariya mbanze menye ibyo bivugwa, menye n'imipango ijya mbere. Ariko ndi kuvugana n'umusaza nyakubahwa William Yakutumba, namubwiye kuko naje mubwira naho ngeze. Ibiriya byose byakorwaga ntabwo bihagije. Naramubwiye ngo njyewe ningera Uvira, nta yindi mikino ibirimo. Ningera Uvira ibyo bari barimo byose by'imikino bigomba guhagarara. Njyewe maze igihe kinini cyane narafashe intwaro, ntabwo intwaro nzifashe uyu munsi. Ndabizi ko nyakubahwa William Yakutumba ngo atari gutangiza intambara njyewe ntarahagera n'indi mitwe. Ati twebwe turi abantu bari basanzwe bakorana nawe nk'uko nabikubwiye. Ninjye wari usigaye wa nyuma mu mitwe yose yakoranaga na Yakutumba. Ndababwiza ukuri cyangwa se ndabaha icyizere kuko turagiye mu minsi 2 gusa nitugerayo. Muzahita mwumva impinduka z'uko tugiye kugarura igihugu. None se mu mitwe yose yabanjije iriya za Bukavu ni uwuhe mutwe ushobora kuvuga?
ni ukiye gice cyangwa se ni uwuhe mutwe mu mitwe yose yagiye kurwana guhera za Bukavu, ni uwuhe mutwe utekereza ko ushobora kuba ukomeye kuruta umutwe uyoboye? Urabona bose ni abana ba Kongo, turaziranye, urumva ni imikino tumaze iminsi dukina twese. Urabona ni kimwe no mu kibuga haba harimo nimero 5, nimero 4, nimero 10. Buri muntu wese afite ahantu ashobora gukina kandi afite nimero ye. None se nk'umuyobozi ni ubuhe butumwa ufite ushobora guha abantu, ushobora guha abantu ku buryo twavuga ngo ufite ubutumwa wabagenera? Ndabwira abaturage ngo nibatuze batekane, cyane cyane abaturage ba Baraka. Nabasaba ngo badusengera Imana kubera kuko tugiye mu ntambara, birumvikana. Ntibakaturekerere kubera ko n'ubundi nakuva na kera kose twarwanaga ubuzi ubufasha ubwo ari bwo bwose. N'ubundi na leta twahoze turwana kuva kera kose, ariko n'ubundi abaterankunga bacu bari abaturage. Tugomba kwirwanirira rero twebwe ubwacu. None se ni ubuhe butumwa wahaduyiwe, ubwo aravuga FCM 23, ni ubuhe butumwa babaha nyakubahwa Komanda Brown? Barimo baramusaba ngo navuge ngo ubutumwa yaha waduye. Reka mbwira aduye ikintu kimwe gusa, niyitegure, Dragon Rouge araje, nta kindi. Kwishongora akishongora cyane ko agiye kurasa M23 akayirukana rwose, umva uko byaje kumugendekera. Sawa, mjambo mwalo. Uraho mwalo? Ni Komanda Brown. Ni Komanda Brown. Nilitaka kunipasha. Nagira ngo nkumenyeshe. Ni kusema tulifika Baraka. Nagira ngo nkubwire ko twageze Baraka amahoro. Jana magharibi. Ejo ni mugoroba. Jana umoja ilikuwa inatengenezewa. Hari imodoka yari yapfuye, abana burira amamoto kugira ngo tubashe gukomeza tukajya ku kazi. Tugeze mu Ruweba dusanga hari bambushe baduteze. Kibukira dusanga yaduteze. Twasanze rwose hari umugozi bashizeho. Ahandi hose nta kibazo twari dufite cy'imigozi yaragishirwa. Twageze Baraka amahoro, tuhasanga abantu ba Saint Spaces, abantu bayakutumba. Nta kibazo twigeze tugira, ariko tugeze hari mu Ruweba none icyo twamenye tugeze hariya rero twasanze hari ikibazo hagati ya Kibukira na Yakutumba. Abonye ingabo zacu zije, ntabwo Kibukira yigeze anezerwa, yahise avuga ati abangaba baje gufasha Yakutumba, kubera kuko atigeze yishimira kuko Yakutumba yatowe nk'umukuru uzayobora ino operation muri Sud Kivu. Noneho mu imbere muri we ntabwo twari tuzi kuko bitari bimunejeje, kuko twabyumvise twiturutse ku bandi kuri babembe bagenzi. Noneho tuhageze dusanga bashize umugozi mu nzira wa bariyeri, turabaza ngo twururuka ngo tubaze, turahabwira ati mwadukuraho intuzeho imigozi kugira ngo tubashe gutambuka. Tubabwiye gusa ati mukureho imigozi dutambuke. Abakomanda barimo imbere baruruka kugira ngo babashe kuganira nabo, babashe kudukuriraho iyo bariyeri, babashe kudufasha. Tuhageze gusa batangiye kuvugana nabo bahita batangira kubarasa. Amasasu yayandi afite imbaraga cyane. Reka tubanze twibutse ko uyu nguyu ni umwe wumvise muri interview arimo avuga rwose kuko wagiye umunsi w'ejo azaba yageze Uvira, umva byaje kumubaho mu nzira. Yahuye n'ibintu bidasanzwe, nibyo twakubwiye tutangira ikiganiro mu nzira ndibwira umugenzi. Hagiye harimo yishongora ati jyewe ngiye kubarasa, nzabarasa mbamare, nzasubiza M23. Umva uko byaje kugenda. Reka turukureke ukomeze ukurikire. Banapanga ngambo 3, banapanga mu mayi, dusanga bari baduteze mu buryo butatu. Badutega mu mazi,
Marambo. ku musozi ndetse n'aho ngaho bari bateze amamodoka yacu Balitia position mbele penye pale pa mlima. bari bashize na bariyeri cyangwa se n'umutwe w'abasirikari harya kuri wa musozi ubwo arabwira umuntu baziranye aho ngaho iRweba Kwa bush. Mudruate namo mulikuwa manake ilikuwa ni mu pembeni ya Tanganyika. ni buryo urabizi kuko iburyo hari neza hafi ya Tanganyika nimba we uzi iRweba Pembeni tu ya Tanganyika. ni hafi ya Tanganyika rwose ahubwo twagize umugisha abasore bacu bose baba barajugunywe mu mazi cyangwa se bariroshe mu mazi twagize umugisha tuza kuhava dusubira mu mudugudu tugira Imana tubona turokoye abo basore bacu abo turi kumwe uyu munsi nuko twagiye niyo ambushe twatezwe n'ibyo bita turashwe na Mutetezi yatwinjije mu ntambara tutari tuzi impamvu yayo nta kintu na kimwe twari tuzi naho nicyo bapfa na Yakutumba batwinjije mu bintu twe tutazi ibyo bapfa naho n'ibyo bafite ibyo bapfa na Yakutumba bafite ibyo bapfa barwana kubera ko yari yamenye ko tuje gufasha Yakutumba rero iyo banatubaza bakatuganiriza nta kibazo ariko bahise batangira kuturasa kubw'ibyago twatakaje abasirikari 4 bamaze kuba 4 n'abakomeretse 3 ku ruhande rwabo nabo uwo Mutetezi ubwe yarapfuye nawe yapfanye imbunda mu maboko nawe apfusha biwe ubu rero twasubiye Baraka bado hatuyarudia Baraka mbere yuko dusubira muri Baraka sasa nalia nikamuita William noneho amasasu yakomeje kuvuga noneho bongeye kwandi kuturasa twumvise amasasu avuga mpamagara William mzee Yakutumba ndamuza mu Yakutumba nirudie nyuma arambwira ngo subira inyuma abasirikari baraje tubona SNSPCC tubona baraje rwose baradufasha rwose ubu rero dukomezanya n'imirambo twari dufite yacu ubu tugeze Baraka abantu b'iwacu rero bareke ibintu bya confusion ntabwo ari intambara y'Ababembe n'Ababuyu oya tukwibutse kuko impamvu avuga gutya nuko Ababuyu n'ubusanzwe bahorana intambara n'Ababembe mu nce za Kirembwe ni intambara zihoraho z'ibihe birebire aho Ababembe barwana n'Ababuyu rero bari bayigize intambara y'Ababembe n'Ababuyu none arimo aravuga ati hoya ahubwo twebwe twaguye mu mutego wa Yakutumba ni ibibazo bafitanye ariko ntawabura kuvuga kuko ari ibyago n'ubundi bishimira kujya kwirukana abantu no kubica rero byaje kuburizwamo ibyo yatekerezaga byose umunsi yari yapanze kugera Uvira agatangira akazi byahindutse urugendo rwe umuntu ntiyabura kuvuga kuko Imana yarukomye imbere kuko vita ya Mutetezi na Yakutumba ndio ikibazo hari intambara ya Mutetezi na Yakutumba tunakuya kuingia twebwe gusa twinjiye mu bintu byabo n'abari bafite confusion zabo ibi tuvugana ubu turi kumwe n'abantu ba Yakutumba nibo bari kudufasha kuva twaraswa kugeza uyu munota bahise baza baradufasha n'ubu uyu muntu tuvugana nibo barayiwe bavuze kuko mu gitondo bakomeza bamwe n'abafurero bakomeza bagahinga uwo Toronto bazakomeza ejo mu gitondo bahige uwo Toronto bamurase ku bw'itegeko bahawe na Yakutumba nibyo nashaka ngo mbabwire cyangwa se kubamenyesha abantu bakuremo ikintu cy'urujijo cyo kubona intambara y'Ababuyu n'Ababembe oya twasanze ari conflit ya Yakutumba ibintu twebwe twinjijwemo gusa tutari tuzi natwe niho turi n'uyu munsi ubu ni nka saa 11 nabo ubwabo ngo bavuze kuko baza kwihorera rero Ababembe batubwiye ngo twe dutuze ahantu hamwe mutureke twebwe ibindi turabyikemurira mwe mwituriza ahantu hamwe mwebwe ntimusubize ahasigaye mureke turwane twenyine kuri twenyine ubwo ni ingabo zo kwa Yakutumba zigomba kurwana n'iza Toronto cyangwa se n'iza Mutetezi wamaze gupfa nicyo nagira ngo mbamenyeshe
nagira ngo mbabwire gusa ngo abantu bakuremo ikintu cy'urujijo ni ubu ngubu bagenzi bacu ba SNPCC nibo bari kudufasha ubu ni ibyo ngibyo nibyo biri komplike, ni ibyo nagira ngo mbamenyeshe abantu bari ku bintu bya confusion. Ntabwo ari intambara y'abembe n'ababuye, ababembe ahubwo turi kumwe nibo bari kudufasha muri buri kimwe cyose. Rero abantu bari ku bintu by'urujijo, turi gushaka uburyo twatwara imirambo yacu ngo twumve niba yazabona uko igera iyo. Nicyo nagira ngo mbabwire gusa, murakoze. Uwo rero ni Brown wise Dragon Rouge, umwe warimo wishongora mbere. Nimba wumvise ikiganiro cyatangiriye, uburyo wishongoraga niwe byarangiye, urugendo rwe rurangiriye mu mujyi wa Lueba cyangwa se mu gace ka Lueba. Niho urugendo rwe rwarangiriye, niho imbaraga ze yavuze ati ngewe mfite imbaraga nyinshi rwose zo kwirukana FCN23 nkayisubiza mu Rwanda. Rero byarangiye atageze, ahubwo asubijwe inyuma gusa n'uwitwa Toronto ndetse na mugenzi we Mutetezi Kibukira Trezor waje kwicwa, ariko nawe gasubizayo bababuye bose mu ntambara yamaze akanya gatoya, bikarangira urugendo rw'aba bagabo bishongoraga rudakomeje imbere. Reka tugushimire, bagakurikiye ni Gospel TV, ibiganiro byacu nakagaruka.